Ndabasuhuje bakunzi ba Iyungure BTV aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibane namwe kandi ihire imirimo y'amaboko yanyu. Nk'uko bisanzwe rero aha ni kuri Iyungure tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ikintu cyose tubona cyatugirira umumaro tukivugaho. Uyu munsi rero nashatse kugira ngo nganire namwe kubera iyi nkuru. Umugabo yarashatse ashakana n'umugore baza kubyarana umwana w'umuhungu, arakura aba mukuru, ariga ararangiza. Umunsi umwe rero yaje kugenda agera ahantu yiba amafaranga menshi, miliyoni 20. Hanyuma yarazibye ariko ntibyamuhira baramufata. Baje kumufata bamujyana muri gereza, baza guhamagara umubyeyi bamubwira uko byagenze. Hanyuma yarababaye ariko biba ngombwa ko agurisha inzu ye, umurima, ibyo yari atunze kugira ngo yishyurire umwana we. Amaze kubigurisha umwana igihe cyo gutaha cyarageze, hanyuma kwa kundi baba bicaye muri ofisi bariho babasezerera, umwana yaje kubona amafaranga muri tiruwari, arayakurura ayashyira mu gikapu. Hanyuma barabasezereye barataha, bageze mu nzira umwana yabwiye papa we ati papa akiriye amafaranga kugira ngo ngushimire urukundo wanyeretse, ntabwo nari nzi ko unkunda bigeze aha ngaha. Papa we yaramwitegereje aramubwira ati mwana wanjye aya mafaranga wayakuye hehe? Umwana ntiyamuhishe, yaramubwiye ati papa aya mafaranga igihe twarimo batwandikira nyine ngo dutahe badusezerera, nayabonye muri tiruwari mbona ari menshi numva ntayareka ndayafata. Ati niho nakuye amafaranga. Papa we yaramwitegereje ataramusubiza ariko yatekereje ibintu bibiri. Yaravuze ati si uyu mwana musubize muri gereza bongere bamufunge, cyangwa se aya mafaranga nyatware nanjye nzayakoreshe nongere nubake aho nakuye amafaranga yanjye yongere ahasubire. None ndakubaza nk'umubyeyi cyangwa se nawe wumvishe iki kiganiro, abaye ari umwana wawe wakora iki? Duhurire muri comment mumbwire namwe uko mubyumva. Ndabakunda cyane, bye bye.